Ndabasuhuje nanone gukunda si ikibazo no gukundwa si ikibazo. Ikibazo ni ugukunda utagukunda cyangwa gukundwa n'udakunda. Mu rugendo rw'urukundo byiza buri wese atigesheje aye bituma hagacira ibyo arimo. Ndagukunda iryo si ijambo kujye kuvuga wagakoza ibikorwa, ibyo bikorwa bikavuga iryo jambo. Kuba unkunda none ibyo nta mpaka zirimo. Impaka ziri kuri manda wahaye urukundo. Impamvu abantu dukunda badukunda nuko ikiremwa muntu kinezezwa no kuba gikunzwe. Kubera ko urukundo ari urugendo rusaba umusanzu wa buri wese ururimo, biba byiza iyo buri wese azanye itafari rye kugira ngo urukundo rurambe. Ese kumarana umwanya munini wo mukundana, gukoranaho, guhabwa impano, kubwirwa amagambo aryohereye byaba biri mu bimenyetso biranga urukundo. Ibimenyetso biranga urukundo nyakuri inibi. Ese urukundo rurimo ibice bingahe? Gusa impuguke mu by'imibanire bavuga ko biba byiza iyo umenye uwo mukundana icyo yita gukunda no gukundwa ndetse n'uburyo abifatamo byombi. Ntujye kure, iki ni BKO njye mugiye kubana ibirika gibwanga. Ikaze mu kiganiro cyanyu kuri BKO. Mbere na mbere urukundo rufite ibice bingahe? Tugendeye kuri Bibiliya yo mu Bugereki dufite ubwoko bune bw'urukundo ari bwo storge cyangwa parental love, no kuvuga urukundo rwa kibyeyi. Tukagira eros cyangwa romantic love, no kuvuga urukundo hagati y'abantu batandukanyije igitsina. Tukagira philia cyangwa self love, bisobanuye urukundo umuntu yikunda ku giti cye. Ndetse na agape cyangwa divine and conditional love. Mu gitabo cy'umwanditsi Gary Chapman yise imikorere yumvikanisha urukundo ressent langue de l'amour. Uko abakundana bahuza ubwumvikane mu buryo butandukanye, mu buryo batwara mu rukundo rwabo, biri mu bituma barambana nta kwishishanya. Kuko hari abakundana benshi bagatandukana hadaciye kabiri kubera imyumvire itandukanye. Nubwo bidakunze kuvugwaho, hari impuguke mu by'imibanire zemeza ko ari ingenzi cyane kandi bifasha kumenya icyo uwo mukundana yita gukunda no gukundwa ndetse n'uburyo byakira byombi. Mu gitabo cy'umwanditsi Gary Chapman yise imikorere yumvikanisha urukundo ressent langue de l'amour, yasobanuye uburyo butanu urukundo ruvugwamo kandi rwumvikanamo. Bikaba biba byiza iyo abakundanye bumvikanye uburyo ububashimisha n'ubutabashimisha cyane muri ubwo bwombi. Icya mbere ni uguhabwa impano. Umwanditsi Gary Chapman avuga ko hari abantu bumva ko bakunzwe iyo bahawe impano, yaba ntoya cyangwa nini, bakabifata nkaho iyo mpano ari ikimenyetso simusiga ko bakunzwe. Kuri bene uwo muntu niyo wavuga iki cyangwa ugakora iki, ibindi byose byinshi, ariko nta mpano muha, abifata nkaho adakunzwe. Icya kabiri, kumarana umwanya munini n'umukunzi. Hari abandi bantu bumva ko bakunzwe bari uko bamaranye umwanya n'abakunzi babo. Bene abo ushobora kubazanira impano bayihe agaciro ko ijyanye n'urukundo ubakunda. Kuko kuri bo gukunda bikuba no kubaha umwanya, ukababa hafi, ukabona niyo mwaba mutavugana kuko ari byo ibanezeza, bakumva ko bakunzwe cyane. Icya gatatu, kubabwira amagambo meza. Iki gitabo cy'uyu mwanditsi Gary Chapman, uyu mwanditsi yagaragaje ko hari abandi bumva ko bakunzwe iyo babwiye neza cyangwa ukababwira amagambo meza. Icyo gihe barishima bagaseka. Hari n'abarira, ushobora nko kumva uti nkunda ukuntu ugira gahunda, agahita aseka cyane ati yoho koko se nibyo uzi ko unkunda di, ni ukuri ndishimye. Nubwo yaba akeneye guhabwa impano cyangwa kubona umukunzi we hafi ye, bene uyu nta kindi kintu aba akeneye cyane mu rukundo nko guhora umubwira urukundo no kumubwira amagambo meza amwubaka, mwaba muri kumwe cyangwa mutari kumwe. Icya kane ni ugukorerwa ikintu runaka. Gary Chapman yasobanuye ko uburyo bwa kane bwo kumva ko umuntu akunzwe ari ugukorerwa ibintu runaka, nko kumutekera, kumumesera, kumutwaza isakoshi, kumwoza ibiganza, kumucira inzara, kumusokoza, kumutera pasi n'ibindi. Usanga abene abo bantu bavuga bati uzi ko runaka nkunda, yankoreye ibi n'ibi, ni ukuri arankunda. Icya gatanu aricyo cya nyuma, koranaho, touching. Gary Chapman yasobanuye ko uburyo bwa gatatu yumvamo ko akunzwe ari ugukorwa. Uzasanga hari abaganira bafatanye mu biganza cyangwa umwe agakora undi ku musatsi, amushima mu nzara n'ibindi. Icyo gihe umuntu yumva ko akunzwe iyo ari uko akozweho. Kumukorera ibindi byose atabihereza agaciro cyane. Umwanditsi Gary Chapman yongeraho ko
ari gake cyane uzasanga abakundana umusore n'inkumi bumva gukundwa kimwe. Umwe ashobora kuba yakwita urukundo guhabwa impano, naho undi akumva ko akunzwe iyo yabwiye amagambo meza. Gary Chapman atanga inama ko ari byiza kwiga mugenzi wawe ukamenya icyo yita gukundwa, bityo urukundo rukabaryohera mwese. Mushobora gutandukana wibwira ko ntacyo utakoze, nyamara icyo we yita gukundwa utarakigezeho. Avuga ko kugira icyo umenya mugenzi wawe yita gukundwa ari uko wagerageza ubwo buryo bwose bwavuzwe haruguru, noneho ukareba ikinezeza umukunzi wawe kurusha ibindi, akaba ari cyo uzajya wibandaho kurusha ibindi. Icyakora kuba umuntu yakumva gukundwa mu buryo bumwe ntibivuze ko n'ibindi utabimukorera. Ukibanda cyane ku cyo yiyumvamo cyane. Nk'urugero, umukunzi wawe ashobora kuba yumva ko akunzwe iyo ahawe impano. Ibyo ntibivuze ko wamwe mu mwanya wo kuganira, kubwirwa amagambo meza n'ibindi byose biruzuzanya. Ibitekerezo bya benshi mu bagerageza gukundana byemeza ko urukundo rwakonje ndetse rutakibaho kuko rugendera ku nyungu, ku buryo hari abakorera ibi bimenyetso by'urukundo bararikiye inyungu z'amafaranga cyangwa ubundi butunzi. Byose bisaba ubushishozi, uzabyitondeho utazayora ishingo wishyira imbere ngo nawe urakunzwe. Njye nka Bill bifurije amahirwe mu rukundo. Kora subscribe, like, share na comment. Iyi ni BKO, njye mwabanaga ni Bill Kajibwami. Mugire amahoro n'amahirwe. Imana ibarinde.